Mbere yuko jye n'uwo mugabo wanjye wa kabiri tubana, twari twaraganiriye ku bijyanye n'imyigire y'abana banjye. Abana banjye bigaga kure. Rero yari yaransezeranyije ko nimara kubana nabo bana tuzabashakira ikigo hafi aho. Bakaba ariho biga bakaruhuka urwo rugendo bakoraga hafi buri munsi kandi bakiri bato. Ubwo umwaka w'amashuri wari urangiye, namwibukije ko abo bana dukwiye kubashakira ikigo bazigaho hakiri kare. Maze icyo gihe arambaza ati, aho se bari basanzwe biga habaye iki? Ntese ntibibuka ko ari kure kuhagera bibagora? Mbere yo kunsubiza yabanje kunseka, maze arangije arambwira ati, nkiri muto mfite imyaka 7, nakoraga urugendo rw'amasaha 4 n'amaguru, ntacyo nariye nkajya ku ishuri, nkongera gukora urundi nk'urwo ku zuba ry'igikatu cyangwa mu mvura y'amahindu, byongeye nshonje ngaruka imuhira. Ati nakoze urwo rugendo imyaka irenga 6 kandi ntacyo nabaye. Atuzi iki ibyo byamariye? Ati ibyo byantoje kwihangana nkiri muto kugeza icyo nihanganira kivuyeho. Ibyo ndabyumva, ariko ubuzima twaciyemo sintekereza ko aribwo twakwifuriza abana bacu. Nuko arambwira ati, niba se twarabuciyemo bukadufasha guca akenge, bayo mahirwe kuki twaye bavutsa? Ati bijyanye no kwimura abana ku kigo bari bamaze kumenyera, sinshobora kukikwemerera. Ati cyakora dushobora ahubwo kubafasha muri urwo rugendo, wenda bakajya barukora bafite imbaraga. Mu by'ukuri ibyo byose byatumaga mbona ko amagambo yambwiraga mbere yuko jye nawe tubana yari amareshya mugeni. Ibyo kandi byanarushagaho kunyibutsa ubuhemu nakoze ubwo nangaga umugabo twari tumaranye imyaka irenga 10, atari yarigeze na rimwe ambwira nabi cyangwa ngo anyereke ko atanyitayeho. Kugeza icyo gihe yari akiri mu bitaro kandi nari ntaramusura cyangwa ngo ngire icyo mufasha. Uko iminsi yashiraga, uwo mugabo yarushagaho kunyireka wese, akanyereka byinshi yari yarankinze. Yajyaga anywa inzoga, yaza yasinze akambwira ukuntu ngo ndi umugore utagira ubwenge, ngo naje kumwihomaho ntayo umugabo wankoye. Akambwira ko azi neza ko ari imitungo ye naje nkurikiye, ko ariko ntateze kuzagira n'igiceri na kimwe mukuraho. Jye numvaga ibyo ntacyo bimbwiye, kuko nabonaga nta kundi nabigenza. Hari ukuntu ikintu kiba ntikikunyure, ariko watekereza uruhare rugaragara wabigizemo, ukabifata nk'ibidahari, atari uko utababaye, ahubwo ari uko ubona ko ntacyo kubikoraho ufite. Icyambabazaga ariko ni abana banjye bari bari kuzira amahitamo yakozwe na nyina. Umwana w'uwo mugabo yajyaga ataha amuzanira utuntu two kurya dutandukanye, akabirya abanjye bamureba, kandi bose bitwa ngo ni abana be. Twajyaga tujyana muri ya mamurikagurisha yajyaga ndatira, akagurira umwana w'ibikinisha, imyenda n'ibindi byinshi, jye n'abana banjye tugatahira kureba iryo murikagurisha gusa. Nyuma y'amezi agera kuri 6 mbana nawe, nari maze kubona ko nibeshye ubwo nafataga umwanzuro wo gusiga umugabo wanjye muhoye ukaza. Nari maze gutahura icyari cyarateye gusa uko yasaga, kuko twari twarashakanye asa neza. Nari maze gutahura ko atambaraga nabi ku bushake bwe, ahubwo yabaga yabiguranye kutwitaho, tukaba ari twe twambara neza, wakemera kwambara ibibi kugira ngo twaba tubona babone ko tuberewe. Nari maze kumenya impamvu nyamukuru yatumaga ataha ananiwe, akita ku bana be, akabatekera, akabaganiriza, kandi nanjye ntanyibagirwe. Nari maze kumenya neza impamvu hari igihe najyaga nkanguka nkasanga arakanuye, byaterwaga no kubona ko ntacyo adakora ngo atwiteho, ariko jye nkaba nta gaciro mbiha. Nari maze kumenya ko yadukundaga cyane, kandi ko bigoye kuzabona udukorera nk'ibyo yari yaradukoreye. Maze kubona ko nahubutse ubwo nafataga icyemezo, niyemeje kujya gusura uwahoze ari umugabo wanjye, ngo byibura ndebe uko ameze, ndetse mbonereho no kumusaba imbabazi. Icyo gihe nabeshye umugabo wanjye ko ngiye gusura umubyeyi kwa muganga. Najyanye umwana umwe muto ngo abashe gusuhuza se. Tuhageze, nahamagaye wari warahoze ari mabukwe, mubwira ko narinje kubasura. Yaraje aratureba, ariko nabonaga asa n'uwahindutse. Uko yandamukije
byari bitandukanye n'uko yajyaga ndamutsa nkiri umukazana we. Yambajije rero amakuru, nuko ndamubwira nti nk'uko ubibona nari nje kubasura. Yarambwiye ati umva rero mwana wanjye, rwose sinagusubiza inyuma kuko nubwo wambabaje uracyari umukazana wanjye, uri umukazana wanjye. Atari ko wahoze ari umugabo wawe yambwiye ko atifuza kukubona. Ati ubwo rero sinzi uko tubigenza. Nabwiye uwo mubyeyi nti ndabizi ko nakosheje, ariko ndakwinginze munsabire byibura mubona inshuro imwe, wenda ibi ya nyuma. Yaransubije ati sijya ufata icyemezo kuri iyo ngingo, atari ko reka ngende mwinginge numve ko yabyemera. Uwo mubyeyi yaragiye, njye sigara aho nihanagura amarira. Utekereze kuba waranze gusura umuntu abikeneye, ukabikenera ugasanga nawe atakigukeneye, byongeye yarahoze ari umugabo wawe nawe uri umugore we. Umubyeyi wahoze ari umugabo wanjye yaje kugaruka aho yari adusize, ambwira ko wahoze ari umugabo wanjye yemeye ko nagenda nkamusuhuza, ko ariko yari yabanje kubyanga. Twaragiye rero, ntungurwa no kubona ukuntu yari yarananutse cyane. Nibwo nabonye noneho ko yarwaye koko. Nkimubona sinzi aho amarira yaturutse, atangira gutakara. Ubwo umwana yari yirutse ajya kumusuhuza. Abari muri icyo cyumba nasaga n'utababona, uwo nabonaga ari uwahoze ari umugabo wanjye. Nahise ngenda ndamusuhuza ariko ndira, ndangije nicara iruhande rwe ndamwitegereza. Namaze umwanya mwitegereza ntekereza icyo ari kuntekerezaho, ariko nkumva byanze bikunze ari gutekereza ku buntu buke nagaragaje. Nuko nza kumubwira nti umbabarire nubwo ntabikwiye. Yabanje kwimyoza no kuzunguza umutwe, ndetse arambwira ati ibijyanye n'imbabazi wihangane uretse kubivuga, kuko igihe cyabyo kitaragera. Ati reka tuganire ibindi. Nuko ambaza uko abana bameze, mubwira ko bari aho, ko ariko bamukumbuye. Yambwiye ko nawe bakumbuye, ko kandi ashimishijwe no kuba nazanye uwo ngo azamusuhuze. Twakomeje kuganira, ariko aho nanone hari abantu ku buryo tutari kwisanzura ngo tuganire ibyo dushaka. Yaje rero kumbwira ko agiye kuba yota akazuba, nuko turajyana, ariko umwana asigarana na nyirakuru. Icyo gihe yari atangiye gutora agatege, kuko yari asigaye yigenza, nubwo wabonaga ko atarakira neza. Tugeze hanze, twicaye mu twatsi twari duhari dusa n'abitaruye abandi, maze arambaza ati mbwiza ukuri, ibyo numvise bavuga byaba ari byo? Numvaga ibyo mbaza ibyo ari byo. Rero nanze kumugora mubaza ibyo yumvise, maze ndamubwira nti ushobora kuba warumvise byinshi, ariko muri ibyo ndumva harimo n'ibijyanye n'ubuhemu bwanjye. Niba ari byo mbaza, rwose nibyo, nashatse undi mugabo. Maze kumubwira ntyo, yamaze akanya anyitegereza, ndetse n'amarira mbona azenze mu maso. Si kenshi nari narigeze mbona ameze atyo. Yambwiye ababaye ati koko abantu tuzamenya kuvuga ibituri ku mutima ryari? Ati iyo umbwira ko urambuye kubana nanjye ukagenda utarinze gutegereza ko ndwara, mu by'ukuri wari kubiki? Ati sinaye kukubuza gukora ibyo wifuza nubwo nari umugabo wawe? Numvaga ntacyo kuvuga mfite, kuko nari maze kubona ko ntarebye kure ubwo nafataga icyemezo cyo kumuta. Yakomeje ambwira ati wenda nshobora kuba ntaragukunze urungana n'urwo wasanze yagukunze, atariko nk'uko wasanze hari undi yakunze bwa mbere, niko nanjye ari wowe nakunze bwa mbere. Ntabwo nari nkishidikanya ko yankunze. Yakomeje ambwira ati nawe ufite uburenganzira bwo gukunda uwo ushaka, nubwo njye ntatekereza ko nzigera nibagirwa ibyo wankoreye. Yaje kumbwira noneho ijambo ryanyeretse ko yamaze kwakira ko namusize. Yarambwiye ati ndenda kuva mu bitaro, uzankundire njyana abana banjye, hanyuma usigarane n'umugabo wawe mwisanzuye.
yabivugaga ubona ko ababaye cyane. Nubwo koko nari narahemutse, ariko nawe maze kubona ko ari we mugabo w'ukuri nari nkeneye. Rero naramubwiye nti, nzi ko undi wese wakumva ibyo nakoze nta mbabazi yangirira, ariko se nawe nuko bimeze? Yaransubije ati, njye nshobora kuba ntandukanye nabo, kuko njye nakubabariye. None se niki cyatumye wowe umbabarira mu gihe abandi byabananiye? Yarambwiye ati, urukundo nagukunze kuva kera nirwo rwamfashaga kwihanganira imyitwarire itaranyuraga wakunze kungaragariza ubutitsa. Ati urwo nirwo n'ubu rwamfashije kubasha kuvugana nawe, kuko ku bwanjye numvaga ntifuza no kukubona. None se uracyankunda? Yaransubije ati, iyo umwana umwogoshesheje urwembe ku mutwe we nta musatsi usigaraho. Atabamubona baba babona nta musatsi afite, ariko si uko ntawe uburiho, ahubwo nuko uba utaragaragara neza. Yakomeje ambwira ati, n'urukundo ngukunda ubu ushobora kuba ntarwo umbonaho, ariko si uko rudahari. Ati ndagukunda. Numvise ambwiye atyo, nahise mubaza nti, ese wankundira nkongera nkakubera umugore niba koko unkunda? Yaransubije ati, nubwo ngukunda nubaha amahitamo yawe, kandi nangora ngerageza kuyakira nubwo byansaba imbaraga nyinshi. Ati igihe wajyaga gufata uriya mwanzuro byanze bikunze wari ufite impamvu ibiguteye. Ati rero sintekereza ko uyu munsi iyo mpamvu yaba ivuyeho. Nahise mubwira nti, wenda wibaza impamvu nabikoze, ariko nta yindi itari ukutanyurwa. Ntariko uramutse unyemereye nkongera nkakubera umugore, ni ukuri ndakwizeza ko nashyira mu ngiro amasomo amahitamo nafashe mpubutse yampaye. Yarambwiye ati, rwose nubwo ngukunda cyane sinshobora kongera kubana nawe nk'umugore n'umugabo. Ati genda ubane n'uwo wakunze, kandi nkwifurije kuzubaka rukarama. Kumva wahoze ari umugabo wanjye ankunda, ageze aho ambwira ko adashobora kongera kubana nanjye nk'umugore we, ni bimwe mu bintu byambabaje cyane. Nagerageje kumwinginga ngo ndebe ko byibura yaca inkoni zamba, ariko ambwira ko yanyihanganiye igihe kinini, ko ntako atagize ngo anyereke ko ankunda, ko ariko nta gaciro nabihaye. Naramubajije nti, ese niba unkunda kuki koko wanze kumbabarira ikosa nakoze? Nuko ambwira ko kuba nkunda bitamuha uburenganzira bwo guhemukira uwo nasanze, ngo kuko ari umugabo mugenzi we. Ati nubwo we yampemukiye, ariko jye sinshobora kuba nkawe. Ati mbifurije kuzubaka rukarama. Nagezeho ndamusezera ndataha, gusa ntavuye nkuriye inzira ku murima ko adashobora kongera kubana nanjye. Ubwo rero numvaga ngomba gutuza, nkakira ko uwo yagiye, nkatangira noneho kubaka urundi nkomeje. Ngeze mu rugo rero nagiye mu turimo twanjye, wa mwana nawe ajya gukina na bagenzi baho mu ruganiriro, ariko n'umugabo wanjye niho yarari. Ubwo nari ndi mu gikoni ndi gutegura amafunguro, wa mugabo yarahansanze, nuko arambaza ati, burya se no kubeshya ujya ubishobora? Nti kubera iki? Nuko aho kunsubiza ahita ambaza ati, yakubwiye se ko azaza ryari ngo ampe inzu yanjye ko nyikeneye? Nahise numva ko wa mwana ashobora kuba yavuze ko tuvuye gusura se, kandi nawe nabwiye uwo mugabo wanjye ko ngiye gusura umubyeyi wibarutse. Nahise rero mubwira nti, ntukeke ko nakubeshye, ahubwo nasanze aho uwo mubyeyi arwariye ari naho se w'abana banjye arwariye, kandi urumva ko ntari kubuza umwana gusuhuza se? Nuko ahita ambwira ati, humura rwose, kuko numvise ko aho yaciye hadaca urwango. Yahise ansigaho asubira mu nzu. Nakomeje gutegura amafunguro, ariko birumvikana ko ntari ntuje, kuko nabonaga uwo mugabo yababajwe no kuba nahuye n'uwahoze ari umugabo wanjye. Ubwo abana bari bamaze kuryama, nafashe akanya mwiseguraho. Naramubwiye nti, ngira ngo uzi neza ko nataye uriya mugabo ku bwawe, kandi sinabikoze mpubutse. Ni ibintu nari nabanje gutekerezaho, kandi nabonaga ko ari byo bikwiye. Nti rwose ndagukunda, kandi ngira ngo nawe ibyo urabizi.
Yaransubije ati, ntukeke ko jye nakubuza kuganira n'umugabo wawe, ndetse nunashaka kumusanga rwose ntuzikandagire, uzamusange kuko n'ubundi ni umugabo wawe. Nahise mubwira nti, ariko se wankundiye tukubaka urwacu niba koko unkunda nk'uko wabimbwiraga ukareka kwitwara utya. Nukambwira ko iyo mba nshaka kubaka urwanjye rugakomera ntari kuba nagiye gusura uwahoze ari umugabo wanjye ntamubwiye. Ati koko mbyumva n'abana nta soni. Mbonye ko ibyo byamubabaje niyemeje kumubwiza ukuri. Naramubwiye nti, rwose ndifuza kubaka urwanjye kandi sinifuza icyo ari cyo cyose cyarusenya. Nti rero ndemera ko nakosheje kuba nagiye gusura uwahoze ari umugabo wanjye ntabanje kubikubwira. Yahise ambwira ati, ntiwumva noneho ko wemeye iby'ububeshyi bwawe? Ati guhera uyu munsi ntuzongere gusohoka muri uru rugo ntaguhaye uburenganzira. Rwose nawe niyemeje gukurikiza ibyo ambwira byose nubwo byaba bingoye. Namubwiye ko nubwo bigoye ariko nzajya ngerageza mbere yo kugera aho njya nkabanza nkamumenyesha aho ariho, yampa uruhushya nkajyayo, yarunyima nkareka kujyayo. Nyuma y'iminsi mike mvuye gusura uwahoze ari umugabo wanjye, yasezerewe mu bitaro ataha iwe nubwo yisangaga. Abana bamubonye baramwishimiye cyane, ndetse niho uwo munsi bagorobereje. Umugabo aje yasanze bataraza, ambaza aho bari ndahamubwira. Nuko ahita avuga ko agiye kumwishyuza ngo kuko atamwemerera kumugumira mu nzu ataramwishyura. Gusa namusabye kumwihanganira nk'umuntu uvuye kwa muganga, byibura akamuha iminsi mike, yashira atarabona ubwishyu akabona kumwirukana, ariko ntamufatirane n'uburwayi bwamutunguye. Yaranyumvise ariko ansaba kuzamumenyesha ko twamuhaye icyumweru kimwe cyo kwishyura amezi 3 yari ashize atishyura, ngo nayabura azahita yibwiriza avemo. Numvaga asa n'ungerageje kuko nubwo ntari mubereye mu mufuka, ariko nayo nzi neza ko nta mafaranga yo kwishyura ayo mezi yose yahita abona. Ariko nanone ntabwo nari kwanga kumumenyesha icyemezo uwo mugabo yafashe. Umugabo wanjye yari yansabye kubwira uwahoze ari umugabo wanjye ko agomba gushaka ubwishyu bw'inzu ye hakiri kare. Kandi rwose nari nzi ko nta mafaranga afite kuko nibwo yari akiva kwa muganga. Gusa nanjye nanone kuko ntayo nari mfite ngo byibura mbe nayamuha mwishyure, niyemeje kumubwira uko bimeze hakiri kare. Ubwo ariko mama we yari agihari akimwitaho. Umunsi umwe nagiyeyo nsanga uwo mubyeyi ari kwita ku mwana we. Buri umubyeyi w'umuntu ni umuntu ukomeye. Ukuntu uwo mubyeyi yitaga kuri uwo mugabo wabisomagamo urukundo rudashobora kugirwa n'undi uwo ari we wese. Ntiyinubiraga igihe yari amaze amurwaje, kandi rwose cyari kibaye kinini, byongeye no kubona ibyo bakenera umunsi ku wundi bigoranye. Ubwo rero bambazaga amakuru narababwiye nti, ntimugire ngo nje kubasonga, ariko rwose umugabo wanjye yavuze ko ashaka ubwishyu bw'iyi nzu, ngo kandi mugahera ku yo mutarishyura. Se w'abana banjye yambwiye ko bamaze iminsi babitekerezaho, ko basanze agomba gutanga inzu y'abandi, ibintu birimo bikabitswa, ubundi we akaba agiye kuba iwabo akaba ari hatorera agatege. Numvaga ibyo byose ari byo wabiteye. Rero narababwiye nti, mumbabarire kuko ubwo najyaga gufata uriya mwanzuro ntigeze ntekereza ko ingaruka zawo zizageraho. Nuko bambwira ko ibyo byarangiye, ko ahubwo bikunze nasaba umugabo wanjye kuba twababikira bimwe mu bikoresho byo mu nzu. Buriya umuntu abana n'umuntu akamumenya. Rero numvaga umugabo wanjye atakwemera kubabikira ibyo bikoresho. Ahubwo narababwiye nti, ibintu nibihahwa haguma amagara. Ndumva ibi bikoresho umuntu yabishakira ubigura, wenda amafaranga avuyemo mukazayifashisha mugeze mu rugo. Uwahoze ari umugabo wanjye yabanje kubyanga ngo kuko byamuhenze kandi ko bashobora kumuhombya, ariko umubyeyi wamwereka ko ari bwo buryo bwonyine buhari. Ibikoresho byo mu nzu nk'intebe, utubati n'utundi tuntu dutandukanye byashyizwe ku isoko. Nari mbifiteho uburenganzira ku buryo mbishaka twari kugabana amafaranga avuyemo,
ariko numvaga naba musonze kuko nabonaga ko ahubwo akeneye gufashwa nk'umuntu wari wahuye n'impanuka. Nayo telefone umugabo wanjye yari yaransabye kubika narayigurishije, amafaranga avuyemo nyahase w'abana banjye kuko nubwo yari make atari kubura icyo yakoresha. Ibyo bikoresho bimaze kugurishwa yafashe utwangushye agiye iwabo gutangira ubundi buzima, nanjye sigarana n'abana banjye n'uwo mugabo mushya. Twajyaga tunyuzamo tukaganira, nkamuha abana bakaganira kuko nabonaga bibafasha. Twajyaga tuganira no ku buzima busanzwe. Yambwiye ko akihagera yananiwe kwicara kandi yari amenyereye gukora, ubundi muri ya mafaranga make yari yavanye muri bya bikoresho byo mu nzu yari yagurishije ayaranguza ibicuruzwa bike atangira ubucuruzi atyo. Ubwo ariko hagati aho umugabo wanjye mushya yari afite mushiki we wigaga muri kaminuza. Amaze kuyirangiza yahise aza kubaho kwa musaza we. Uwo mukobwa yari umuntu udashobora kugira icyo akora, yewe n'imyenda ye ntiyayimesaga. Akihagera najyaga mumesera nk'uko wamesera umushyitsi, ariko ntabwo nari gukomeza kubikora kuko rwose nabaga mfite nanjye inshingano nyinshi kandi ngomba gusohoza. Rero namumeseraga rimwe na rimwe. Gusa uwo yatangiye kubibona nk'agasuzuguro ngo kuko adakwiye kwimesera kandi mpari. Namwerekaga inshingano mba mfite, abana mba ngomba kwitaho ndetse n'umugabo ko rwose nta mwanya wo kumumesera nabona, ariko akambwira ko ibyo atabyumva. Nari mfite agatwe gato kandi yifuzaga kukarinda uruguma. Uwo mukobwa rwose niyemeje kujya mumesera, nubwo nabyo bitigeze bimunyura ngo byibura amahoro. Yankoreraga ibikorwa ku buryo rimwe na rimwe najyaga numva nigaye. Umunsi umwe ubwo nari ndangije gukoropa ntangiye koza ibikoresho byo mu gikoni, yafashe ibase akarabira mu mutwe mu kirongozi cyari mu nzu. Uwo abandi ntiyanahacishije umukoropesho, ahubwo yahise yigira mu bye. Jye rero nari nahugiye mu byo nari ndimo, ntabwo nahise ko ari uko byagenze. Ahubwo umugabo wanjye abyutse yahise ampamagara ambaza impamvu ngira umwanda. Nuko mubaza impamvu yabyo, nuko ansaba kuza ngo nkarebe uko mu nzu hasa. Ndebye nasanze huzuye urufuro n'amazi aretsaho. Namubwiye ko nari ndangije gukoropa mu kanya kari gashize, ko ntari nzi ko bongeye kuhanduza. Ntubwo ni Karine uhanduje. Uwo mukobwa niko yitwaga. Umugabo wanjye rero yambwiye ko ntakagombye kwitwaza ibyo, ngo kuko ngomba kujya ngenzura isuku y'urugo rwe buri kanya, ngo kuko iyo mba mbikora ntyo mba nabonye ko hamaze kwandura nkaba nahatunganya hakiri kare. Nahise mubazana, ariko se ubu ntabwo ubu ndenganya mu by'ukuri? Ntese mubona ibyo munkorera ari byo? Ntese jye mubona ntari umuntu nkamwe? Icyo gihe umugabo wanjye yambwiye ko niba mbona mbangamiwe no kubana nabo ngo nazagenda nkareka kubangamirwa, kandi ngo hari ubundi buryo nakoresha icyo kibazo kigakemuka. Ibikorwa umugabo wanjye na mushiki we bankoreraga rwose kubyihanganira nabonaga biri kugenda birushaho kunanira. Nari maze igihe kitari gito ngerageza kurwana no kubyihanganira, nubwo hari aho byageraga nkumva birananiye, kuko buri ushobora kwihanganira ibyo ari byo byose umugabo wawe yagukorera, ariko iyo bifatanya na mushiki we byo hari igihe bishobora no kuzamo no kuba warwana n'umuntu. Ariko nagerageje kwihangana kuko ntarinzi impamvu y'ukuri yatumaga bitwara batyo. Ariko ubwo umugabo wanjye yambwiraga ko ndi umunyamwanda, yirengagije ko ari mushiki we wanduje aho nari maze gutunganya, byarambabaje cyane. Wenda ntabwo nagiraga isuku yo ku rwego rwo kutabona icyo nengwa, ariko rwose isuku ni kimwe mu byo nagerageza ko nshoboye nkakorana ukwihangana. Nongeye noneho gushengurwa n'amagambo mabi yambwiye, aho yambwiye ko nshobora kugenda nkareka gukomeza kubangamirwa niba ngo bambangamira. Tekereza nawe kumva umugabo wageze aho akubwira ko ushobora kuva mu rugo rwe niba ubona ko akubangamira. Ntabwo wakumva amarira narize uwo munsi, nubwo ntawe kuririra nari mfite. Uwo munsi niriwe nsubiza inyuma intekerezo, nibaza mu by'ukuri icyo nkora muri urwo rugo rutambonamo agaciro na gato.
nabonaga ndurimo kubwo kwihambira nkarugumamo, kuko ba nyirarwo banyerekaga ko nta kamaro na gato mbafitiye. Iyo ibintu nk'ibyo byambagaho, nahitaga ntekereza intango yabyo, nkareba uruhare ibyo byose nabigizemo, nkumva rwose icyo nicyo gihano nari nkwiye guhanishwa. Nubwo byabaga bigoye, nabonaga nkwiye gukomeza kubabazwa n'uwo nasanze nzi ngo arankunda, nkasiga uwari warankunze kera ndetse akanangira umugore we. Ubwo kandi si jye wari ubayeho nabi gusa, kuko n'abana banjye nabo batari borohewe. Gukubitwa kenshi kandi nabi byari bimaze kuba nka kimwe mu byo bagenewe. Yaba umukuru cyangwa umuto bakubitwaga kimwe kandi bazira udukosa tudashinga. Kugira ngo babone ibikoresho by'ishuri byabaga ari intambara, banabihabwa bigaherekezwa n'incyuro zitagira ingano zirimo ibibibutsa ko babyaka atababyaye. Amafaranga y'ishuri yo ubwo yayatangaga ari uko abishatse, atitaye ku mpapuro yahoraga yandikirwa n'ubuyobozi bw'ikigo bigagaho. Nyamara nubwo abo bana banjye babaga babayeho batyo, uwo yarabayeho mu buzima butandukanye cyane n'ubwo. Uwo yigaga ku kigo cyiza kandi kiriho menshi, akayatangira ku gihe, kandi uwo mwana yari afite umumotari wamujyanaga ku ishuri kandi akaza no kumugarura mu rugo. Mu gihe abanjye, nubwo aho bigaga hari imodoka itwara abana baturuka mu gace twari dutuyemo, bari barabwiye ko nta mafaranga yo kubategera ahari, ko bakwiye kumenyera kugenda n'ibirenge, haba mu mvura cyangwa ku zuba. Mu mpera z'icyumweru yajyaga ajyana umwana we ndetse na mushiki we wabaga iwanjye, bakajya gusangirira, tukabibwirwa no kuturatira ibyo banyoye cyangwa bariye n'impumuro zabyo, kandi byongeye agasuzuguro bakakarusha imbwa iryana. Hari igihe najyaga ntekereza ko nkwiye kuva muri urwo rugo, ariko nanone nkibaza uko nzabaho n'abana banjye bikanyobera. Nta kazi nari mfite, nta n'igishoro nari kubona, mbese nabonaga nta buryo bundi nabona bwatuma nongera kugira nanjye icyo nkora, nubwo cyamfasha kwita ku bana banjye gusa. Abavandimwe banjye ndetse na mama basaga n'abankuyeho amaboko, ngo kuko ibyambaye hari igihe wari warabigizemo uruhare. Umunsi umwe nibwo nahamagaye se w'abana banjye, mutekereza uko dusigaye tubayeho, nawe agira agahinda ndetse ansaba kuzamwoherereza abana be, ngo kuko nubwo akennye batabaho nk'uko babayeho aho. Nawe nabonaga ari byo ngomba gukora, kuko aho nabonaga babayeho nabi, kuko buriya nubwo warya ibimeze bite, ariko biryana intimba bitagera ku mutima. Gusa nanone abo bana barigaga kandi ntabwo nari guhita mbakura ku ishuri. Gusa nanone abo bana barigaga kandi ntabwo nari guhita mbakura mu ishuri, kuko nari maze kubona ko amaherezo ari ugutandukana nawe. Natangiye gushaka igishoro ku buryo wenda nazagiheraho nkatangira ubuzima. Ntabwo byabaga byoroshye, kuko amafaranga nari kujya nyakura kuyo guhaha yabaga yampaye. Se w'abana banjye nawe nubwo twari twaratandukanye, ariko twari dusigaye tuganira, tukaba twanagirana n'inama. Rero namubwije ukuri, mubwira ko rwose maze kurambirwa kubana n'uwo mugabo nari narasanze, ko ndi gushakisha igishoro maze nkatangira ubundi buzima bushya. Yabanje kumbaza niba narabanje kubitekerezaho neza, kuko ngadashyigikiye ko najya mpora ntandukana n'abo twashakanye. Rwose namubwiye ko maze kurambirwa kwihangana, kaho kugira ngo nziyahure mbitewe n'agahinda urwo rugo rushya runtera, bibe byatuma abana banjye baba imfubyi imburagihe, nahitamo kuruvamo nkabaho naba ariko ntarurimo. Amaze kumva ko namaramaje, yambwiye ko nubwo nta mafaranga nawe arabona, ko ariko hari icyo ashobora kumfasha. Nuko ampa ibihumbi 100 ngo nzayongere nayo nari maze kubona. Nuko natangiye kugenda ngura udukoresho two mu nzu tumwe na tumwe nkatubitsa, ndetse ntegura n'icyo nari kuzakora. Maze kubona ko nta gisigaye, ntegura uko nzamusezera. Nyuma y'amezi arenga 10 mbana n'uwo mugabo mushya, nibwo namubwiye ko maze kurambirwa kubana na mushiki we, kuko ambangamira kandi nanjye nkaba nshobora kuba mubangamira. Ntirero aho kugira ngo uzumve nk'umwe yisha undi, nahisemo gukuramo akanjye karenge. Yambwiye ko nubwo mutunguye adashobora kubangamira ukwifuza kwanjye.
ati buri gihe nubaha ibyifuzo by'abandi n'icyawe ndacyubashye uzagende. Yewe ntiyigeze rwose angora kuko wabonaga ko ahari yari yarabuze aho ahera anyirukana. Nta mwana w'uwo mugabo nari bwagire kandi nta n'inda ye nari ntwite. Numvaga rero gutandukana nawe nta mbogamizi n'imwe ishobora kubyitambika kandi twari tutaraca no mu rukiko. Nyuma y'iminsi mike musezeyeho nafashe imyenda y'abana banjye n'ibyanjye ubundi njya gutangira ubuzima bushya. Nkuko nabibabwiye nta mafaranga rwose nari mfite kuko nagiye gutangira ubwo buzima mfite ibihumbi 150, ariko hari udukoresho duke nari naragiye ngura harimo n'umufarizo. Ayo nayakuyemo amezi 2 y'ubwishyu bw'inzu twari tugiye kujya tubamo, andi numvaga nzayakoresha nshakisha ibitunga abana banjye ndetse nkanababonera ibikoresho by'ishuri. Muri iyo minsi kuko nari nkishakisha uko nzasubukura bwa bucuruzi bwanjye, nagerageza uko nshoboye nkita ku bana banjye. Nabyukaga kare nkababyutsa, nkabakarabya, nkabambika, ubundi nkabaherekeza bakajya ku ishuri. Iyo namaraga kubagezayo nahitaga ngaruka mu rugo nkakora amasuku, nkanateka, nkanakora n'utundi turimo two mu rugo. Kuko nabonaga asigaranye amafaranga make kandi kuyatangiza ubucuruzi nakoraga byagorana, negereye bagenzi banjye twahoze dukorana n'abo twahoranye mu matsinda yo kwizigamira, mbatekereza iby'umushinga nari mfite kandi nabo bambera imfura, bamfasha gushaka uko abana banjye babaho nubwo hari abambwiraga ko ibiri kumba hari igihe wabyiteye. Nuko nasubukuye ubucuruzi bwanjye. Natangiye kugenda ninjiza make make, ayo mbonye nkishyuramo wa mwenda, andi nkayaguramo ibikenewe, hagira asaguka nkayizigamira. Nanagerageza gukora nshoboye nkamarana umwanya munini n'abana banjye, nkabaganiriza, nkabafasha gukora imikoro yo ku ishuri, mbese ngerageza kubaho satarari. Nyuma y'amezi make ntangiye bwa bucuruzi, se w'abana banjye yampamagaye ambwira ko akeneye ko twaganira byimbitse ngo kuko hari icyo ashaka kumbwira. Yabimbwiye ndi mu kazi, maze nirirwa ntekereza umunsi wose icyo ashaka kumbwira. Naribwiraga nti ahari wasanga yangiriye agatima k'impuhwe, akaba yifuza ko jye nawe twakongera tukibanira nk'umugore n'umugabo. Numvaga aramutse yongeye kumpa ayo mahirwe nayakoresha neza ku buryo atazigera yongera kunyanga. Numvaga noneho najya mwubaha, nkamukunda kuko nari maze kubona agaciro ke neza. Ku mugoroba w'uwo munsi yarampamagaye abanza kuganira n'abana, maze bamaze kuganira ambwira icyo mu by'ukuri anshakira. Yanyibukije ko yankunze kuva kera ko kandi yanagerageje kubinyereka. Nti rwose ndabizi warankunze. Yakomeje ambwira ko azi neza ko ibyo agiye gukora atari byo byari bikwiye, ariko nanone nk'umuntu akeneye umwitaho. Ati rero nifuza kugusaba ko wankundira jye nawe tugatandukana imbere y'amategeko, nkashaka undi mugore. Ntabwo rwose nari niteze ko ari icyo nsaba. Naramubwiye nti ese ko nzi ko wankunze rwose wakwihanganye byibura ukampa amahirwe ya nyuma tukongera tukabana, tukareka gutera abana bacu agahinda. Gusa yambwiye ko nk'uko yabimbwiye adashobora kongera kubana nanjye nk'umugore n'umugabo. Ati abana bacu tuzagerageza kubitaho, ariko kandi ntabwo kongera kubana nawe byanyorohera bitewe n'ibyo wankoreye. Nanze kurushya umunyarwanda kuko ari ibyo byose wari warabiteye. Ntabwo byari byoroshye, ariko nasabwaga kubyakira. Ubu rero hashize igihe gito ntandukanye nawe imbere y'amategeko, kandi yantumiye mu bukwe bwe, ndetse njya numva ko wagiye gushakana nawe ari umukobwa wihagazeho. Nubwo natandukanye nawe, mwifuriza umugisha no kuzabana neza n'uwo yakunze. Nzi neza ko yankunze, kandi nemera ko ibyo nakoze ari bibi, kuko rwose igihano cyose yampa ataba ndenganyije. Agerageza kumfasha uko ashoboye kuko bwa bucuruzi bwe bwateye imbere, ariko icyuho cyo kutagira umugabo ntikijya kibura mu mutima wanjye. Iyo ibiruhuko bigeze, nohereza abana bakajya kumusura, kandi nanjye mba numva namusura
ariko nanone ntabwo biba byoroshye. Nubwo natandukanye nawe numva nkimukunze kandi numva nta wundi mugabo nkawe nzigera mbona, nubwo ibyo gushaka mba numva biri kure. Ubucuruzi bwanjye nabwo buri kugenda bwaguka kuko ntakibukuramo buri kimwe cyose nkeneye bitewe n'ubufasha se w'abana banjye ngenera. Uyu munsi nibwo nsobanukiwe neza wa mugani wa mubyeyi yigeze kuncira, aho ya nyoni yibutsa agaciro k'ibaba rimwe yari ifite imaze kuribura. Iyo mbonye umugore usuzugura umugabo we birambabaza bitewe n'ibyo nahuye nabyo. Iyo ari uwo nisanzuyeho musaba kuganira n'umugabo w'ikibazo bafitanye bakagikemura hakiri kare, aho gutangira gusuzugurana kuko ari byo bibyara gucana inyuma, kandi iyo bigenze bityo ubwo urugo ruba rwatangiye gusenyuka. Buriya abantu babana ntibashobora kubura ibyo bapfa, gusa umuti wabyo si ugutekereza gutandukana kuko muba mwarabanye mwiyemeje kuzatandukanwa n'urupfu. Rero mba numva mukwiye kugerageza gushakira ibisubizo by'ibibazo ibyo ari byo byose, nubwo rimwe na rimwe byanga abantu bahoze bakundana bagatandukana. By'umwihariko bagore bagenzi banjye, mwirinde igereranya abagabo kuko ari ryo rituma dutangira kubona abagabo bacu batatubereye, bikaba byanadutera kubaca inyuma. Kariya kazi akora nubwo kataba gatuma asa neza, ariko reka tujye duha agaciro ibikavamo kuko ari byo dukesha amaramuko cyangwa ibindi bintu dukenera umunsi ku wundi. Ubu ndamutse ngize amahirwe ibyambayeho nkasanga byari nk'inzozi, nkongera kubana n'umugabo wanjye, naba umugore w'intangarugero. Gusa ntabwo byakunda kuko yaragiye. Wakoze kubana natwe. Wifuza kujya ubona inkuru nk'izi kandi buri munsi, wibuke usiga ukoze subscribe ukandi like nk'ikimenyetso kitwereka ko wabanye natwe, unaduha igitekerezo unyuze ahagenewe ibitekerezo. Naho utaha.